wa Kristo bitewe n'uburyo wowe ubwawe wiyizi umutima wawe. Dushima Imana kubera kunze urukundo rutagira akagero iyo bitekerejeho numva bidenze, kugira ngo iwe ngo ndareba umuntu ase nanjye mu ishusho yanjye, hanyuma ushireho kuba igihe nikigera azaze tubane. Ibi ngibi ni ikintu kidasanzwe kugira ngo umuntu aturebe. Imana ubwayo iturebe, nimara kutureba ivuga ngo ndabashaka ko tuzabana. Haleluya. Imana ishimwe yuko yadushiriyeho iyo nzira. Imana ishimwe ko turi abana b'isezerano. Imana ishimwe ko turi abaragwa b'ubwami. Imana ishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tujye twirinda kuko tutazi umunsi w'igihe. Hari ijambo ry'Imana nasomye rambwira ngo azaza nk'umujura, ngo twakabaye maso. Haleluya. Twakabaye maso. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo 24. Turasoma ku murongo wa 42. Haranditse ngo nuko mube maso uko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicu, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyakundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Ubuzima turimo muri iyi minsi usanga isi iduhugije, basanga ishusho y'iby'isi uko tuzabaho, mbese ibyo dushaka kugeraho nibyo bintu akenshi twahaye umwanya mu mitima yacu. Ariko bene data nagira ngo twibukirane neza ko dukwiriye kuba maso. Hari uburyo bwinshi Satani ashaka kutwibamo nk'abakristo bajya mu nzira ijya mu ijuru. Hari uburyo bwinshi Satani abashaka kugira ngo atwibiremo, kakwereka iby'isi, kakwereka yuko ari ibyo bifite umurongo, kakwereka ari ibyo bikenewe none ahangaha. Ariko nyamara iyo aba twakamenye ikintu duharanira, tukamenya neza ko ahangaha turatari iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru. Haleluya. Ibi ngibi byakaduhereje ishusho nziza cyane yo kongera kunezerwa, tukanezerwa n'agakiza k'Imana. Ntabwo umuntu we ku giti cyiwe yabasha kubyishoboza uretse umwuka wera w'Imana. Niwe wenyine wabasha kugushoboza kugira ngo cyahangaha bigenze uku nguku, kugira ngo tubashe kubona uburyo bwo kugira ngo tuzagere kwa Data. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ko Imana yashyizeho inzira ebyiri. Imana dushyiraho inzira ebyiri, ishyiraho inzira yo gukiranuka umuntu wese, n'inzira kugira umuntu wese yitiremo. Hanyuma ndashimira Imana kuko turi ahangaha twiyemeje gukurikira iyi nzira nziza ya Kristo. Niba twariyemeje gukurikira inzira nziza ya Kristo, ntabwo tuba tukinejejwe n'ibi ngibi. Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu yanjye nabindi igomba kubwo gukurikira Kristo. Hanyuma birakwiriye yuko umuntu wese wabonetse hano muri iri teraniro, umutima wawe uwushyira ku byo gukurikira Kristo, ukongera ukawibutsa yuko nta yindi ntumbero dufite, nta bundi buzima turarikira mu isi, kuko ibyo mu isi birashira. Ijambo ry'Imana ryatubwiriza ngo ni nk'umurama utumuka. Hanyuma inzira twese tugakwiriye kuba turimo ni inzira kugira ngo tubone Kristo. Satani yazanye ibishuko byinshi ku bantu kandi mu ngeri zose. Haleluya. Muranyihanganira nibyo biri kumfasha uko bindimo niko ndi kubibabwira. Haleluya. Satani yazanye ibishuko byinshi mu ngeri zose, aho umuntu wese usanga afite akantu ke ku giti cye kamuvugisha. Hanyuma ibene ibi ngibi nibyo bituma umuntu atitekerezaho ngo atekereze neza iby'uru rugendo ari. Ubundi yaba abantu twese
twafataga agakiza mu buryo bw'uburemere Imana yakaduhaye. Uyu ni umugisha ukomeye, ni ibintu umuntu atabasha gusoma, ni umugisha. Byari ko bifata, ni umugisha ukomeye Imana yaduhaye. Kubera yuko iyo urebye neza usanga ufite amahirwe undi muntu wese adafite. Iri ngiri ni ubwiza bw'Imana, ni umunezero Imana yashyize mu mitima yacu. Haleluya. Dushimiye Imana yuko yemeye yuko twakira kano gakiza kugira ngo natwe mu bantu bazaravuga, mu bantu bazabana n'Imana. Korali yaturirimbiye neza iravuga ngo azahanagura amarira ku maso yacu. Ntabwo ari uko Imana irabizi neza yuko ahangaha turi duhura n'intambara nyinshi, irabizi neza yuko duhura n'ingorane nyinshi, ariko muri ibyo ngibyo ngo ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari kw'Imana isha. Tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, n'amarira azaba mw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, n'amarira azaba mw'ijuru. Haleluya. Ni muririmbyi yamaze kubona yuko mu isi amarira ahari, yamaze kubona yuko ingorane zihari, yaramaze kubona yuko ibisha umutima, ibisha abagenzi bihari. Kandi mu by'ukuri ibi ngibi biturusha, urangaye byatuma ubura n'ubugingo. Ntekereza yuko nk'umukristo nta kindi kintu dukwiriye guharanira. Nubwo duhura n'ibi ngibi dukwiriye kubinesha, kubera ko ariko Imana ibishaka, kugira ngo tubashe kugira gusigira ibyo Kristo yadufatiye. Haleluya. Yesu yaremeye atanga Imana yaremeye itanga umwana wayo kugira ngo aze aducungure. Hanyuma nta kindi kintu yabikoreye, kwari kugira ngo tugire ubugingo, kandi ubugingo bw'iteka. Hanyuma birababaje cyane kuba warabashije kugera ahantu Kristo ari, warabashije kumva ibyo Kristo yasize yandikishije, hanyuma warangiza ubu bugingo bukazaguca mu myanya y'intoki. Niba ari ikintu kibabaje ni iki ngiki. Biradukwiriye cyane yuko twemerera Imana ikaza muri twebwe. Ntabwo ndi butinda ahangaha, nta bintu byinshi byo kuvuga cyane mfite, ariko ntekereza yuko nk'uko Imana yavuze ngo Data Kristo yaravuze ngo uwemera muzamubatize. Haleluya. Kwemera nta kindi kintu usibye umutima wawe, niwo wonyine wakubashisha kukubwira ngo kurikira inzira ya Kristo. Nta kindi cyabitubashisha uretse Kristo. Hanyuma kuba amaso birakwiriye cyane ko umuntu wese akugira. Ntabwo kuba amaso ari ukukanura muri cya turi kureba. Ntekereza yuko wenda mwega muri abantu bakuru murabizi, ariko kuri bano zino nshuti zanjye z'urubyiruko ntabwo ari ukureba gutya gusa, ahubwo kuba amaso, uba amaso wirinda ibyaha. Mu kuba amaso ukirinda ikintu cyose cyagutandukanya n'Imana. Satani yateje agahuge, ateza agahuge mu bantu bose, usanga umuntu wese ku giti cye yihugiyeho, ariko mu by'ukuri ntibyari bidukwiriye kuvuga ukibagirwa umuremyi wawe. Ntibyari bidukwiriye kuvuga ukibagirwa Imana iri muri wowe. Ntabwo byari bidukwiriye kuvuga ukibagirwa yuko uri umugenzi ujya mu ijuru. Niba mu buzima bwawe ujyamo utagitekereza yuko uri umugeni wa Kristo, ndakumenyesha yuko urimo uragenda usubira inyuma, ahubwo wagakwiriye kugaruka ukaza imbere. Haleluya. Kugira ngo ube umugeni, ntabwo ube umugeni wa Kristo nk'uko dusanzwe tubizi, ntabwo umugeni aritegura.
ukabyitegurira aho uri hose ukaba witeguye kuri umugeni wa Kristo. Uku kwitegura ntabwo ari ukwitegura ngo ukarabise neza gusa, ahubwo kwitegura no kugira ngo umutima wawe uwutegure neza, ugura ikintu cyose cyagutandukanya na Kristo. Nta kindi kintu cyakuyobora neza, nta yindi nzira iba uretse ijambo ry'Imana. Iri ngiri niryo ryonyine rishobora kubashisha kugera kuri Kristo, rigatuma ubasha gufata neza inzira, bigatuma ubasha gufata ikintu Kristo ashaka gufata. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nagira ngo inshuti z'Imana twemeranye, kandi umuntu wese mu mutima we, niba hari ikintu cyari kigusinzirije muri iyi minsi kiriyamure ukanguke, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu uzi igihe, nta muntu uzi umunsi, nta muntu uzi isaha umwami wacu azaza kutujyana. Haleluya. Nta muntu uzi igihe umukwe azazira. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ku mugani w'abakobwa 10. Haleluya. Abakobwa 10 bose bari bategereje umugeni, bari bategereje umukwe, abakobwa 10. Hanyuma bose bari biteguye kuba abageni. Haleluya. Hanyuma ngo umukwe aba yagiye kuzira, yaje asanga bamwe baruhunikiriye, noneho bahunikira nta n'amavuta bafite. Gusinzira bahunikira nta mavuta ufite. Haleluya. Iki gihe bafashe cyo kujya gushaka amavuta, iyo baza n'abakuba abanyabwenge, ntabwo umukwe aba yarabasize. Kuko twabisomye, izi ni inkuru abantu benshi tuzi, aba bakobwa 5 b'abanyabwenge bajyanye n'umukwe. Birababaje cyane kuba waba umuherekeza, ukaza umuherekeza kandi nawe wari ukwiriye kuba umugeni. Haleluya. Hari ibintu byinshi biri kutuyobya bigatuma umuntu atabasha gukanguka ngo yibuke yuko ari umugeni, ukazisanga wabaye umuherekeza kandi mu buryo wowe ubwawe utari wakuruye neza. Hanyuma nagira ngo umuntu wese uko turi hano yitekerezeho, yemerera Imana iture muri we. Nta kindi kintu cyadushoboza gusaba Umwuka Wera. Haleluya. Usibye gusaba Umwuka Wera, Umwuka Wera w'Imana akaza akaba muri twebwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Umwuka Wera naza azabayobora mu kuri kose. Haleluya. Niba uzababwira, niba uzaza ku byanjye akababwira, uwo Mwuka Wera niwe wenyine washobora kugusobanurira, washobora kwishurira, akakubwira ngo ako kantu hari ahantu unyuze, ntabwo ino nzira yari ikwiriye. Nk'umugeni wa Kristo byagakwiriye ko nitwara gutya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ku ngeso z'Umwuka Wera n'ingeso za kamere. Haleluya. Yatubwira ngo tuyoborwa n'Umwuka, twere kuyoborwa n'ibyo kamere ya muntu irarikira. Haleluya. Kamere ya muntu irarikira ibintu byinshi bitandukanye, kandi nibyo tuba dukwiriye gutekereza ko dukwiriye kugira ibindi bintu tugeraho, ariko muri ubwo buryo wabigeraho ukiranutse, ibyo ngibyo byose birashoboka. Hari umuntu twese kuganira, ambwira uburyo akoramo akazi ke, numva harimo utuntu tw'utunyanga. Nanjye namubwira se, kuzi kuri umukristo nk'ubu Yesu aje, urumva byagenda gute mu gihe ubikoze gute? None ahangaha agahita aza. Haleluya. Biradukwiriye yuko mu byo dukora byose, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza, twakora ariko tuzirikana yuko turi abageni ba Kristo. Birashoboka cyane haba hari umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza, ngo amenye iyi nzira imugeza ku gakiza, amenye iyi nzira imugeza ku bugingo bw'iteka. Abaririmbyi baturi batuvuga ngo mu ijuru iyo nta kurira, nta mubabaro. Ibibabaro mu isi iriho, ibigeragezo mu isi birahari, ariko nitugerayo. Haleluya. Ngo Imana Data izafite umwambaro umwitero we iduhanagure amarira. Haleluya. Korali Elaya ivuga ngo tuzumvira indirimbo ya Mose, tuzumva n'umukwe n'umugeni, tuzumva n'indirimbo ihebuje, Imana Data ituririmbire, tuzanagurwa amarira yose, kuko tuzaba
Mana ishimwe akufuriza kuzaba muri uwo munezero, akufuriza kuzagira nawe ukabona Kristo, ukabona Imana Data nawe ukumva kuri iyo ndirimbo. Haleluya. Ubuzima busanzwe nta kintu kiba kiryohera nko kuririmba. Hanyuma ubwo mutarekereza Imana Data iri kuturirimbira. Haleluya. Imana ikintu numva kizaba kinejeje nicyo ngicyo. Hanyuma kugira ngo tujyane umugeni amaze kwemera ubukwe, abazipaniwe bazabana iteka, akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umugore w'iteka ryose. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwizera bose. Haleluya. Amen. Muririmbyi abivuze neza ko kuri uyu mugeni amaze kwemera umukwe yakwasize agasiga se agasiga na nyina. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu imubwira kuyikurikira, yabwiye ngo siga ibigirwamana byo kwa so. Haleluya. Ungurikire. Aburahamu yagiye mu nzira, mu by'ukuri nawe utari umubaze ngo uri kujya hehe kuko ntabwo yari ahazi. Uretse kwizera yari afite ko muri Kristo niko kwariye kwamubashishije kumvira Imana. Uku kwizera yari yarizeye Imana niko kwariye yari arimo kugenderaho. Biradukwiye rero mu Kristo nawe kugira kwizera yuko inzira turimo kujyamo ihari kandi izo turimo kujyamo umuyobora Kristo, hanyuma ugakurikira. Ntabwo wakurikira utarasiga. Haleluya. Ntabwo bikunda, ntabwo byashoboka ko wakurikira utarasiga. Gukurikira Imana bisaba yuko hari ibintu dukwiriye gusiga nk'abakristo. Hanyuma ibyo ngibyo iyo umaze kubisiga nibyo bikubashisha kugira ngo ugere ku Mana Data. Haleluya. Niba tubizi neza tuzi ko umugore utwite hari ibintu avuga. Iyi nzira turimo gucamo nayigereranya nk'umugore utwite. Hari ibintu umugore utwite ahubwo wamubwira ati ko se waca iwape ahantu ntabwo nzongera kuhaca, barumva biryanga. Hanyuma icyo kintu ukaba utakimugeza imbere yacyumvira ntarahite, agahita akubwira ati icyo kintu hari umugore w'inshuti yanjye ajya akubwira aya mavuta yawe ujya wisigira hirya. Hanyuma nk'uko bimeze, hari ibintu natwe twagakwiriye kureba hirya bitatureba, tugakwiye kukwishyiraho bitatureba, bitewe n'uko ntabwo ari iby'umukristo. Niba turi abakristo tuba dukwiriye gukurikira neza tukagendera mu kirere, tukareba gushinga ikirere cyacu mu cya Kristo. Haleluya. Hanyuma nzi neza yuko iyo umuntu yemeye Kristo akemera kugendana nawe, ijambo ry'Imana tubwiye ngo iyo umuntu yemeye Kristo akabatizwa abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Haleluya. Hanyuma ni muri uko kuba icyaremwe gishya hari ibintu biba bitakikuryohera, hari ibitagikwiriye kukuryohera, hari ibintu bitagikwiriye kuturyohera mu gihe cyose twemeye kuba aba Kristo. Mu gihe cyose twemeye kuba aba Kristo hari ibintu dukwiriye kuzirikwa tukabihurwa ku buryo Imana ikureba ikakwishimira. Haleluya. Nta kindi kintu kidukwiriye uretse gukanguka. Ndabizi neza umuntu wese wakijijwe aba yumva ko afite Imana, aba yumva ko aho ari kugenda ibyirimo ko nyine uri umukristo. Hanyuma hari akantu nabonye maze kugacunga inshuro nyinshi zitari zimwe, kandi wenda na experience ngenda nkura mu bantu no kubabaza. Hari ukuntu usanga umuntu afite title
icyo ngicyo cyonyine ukabukirimo, ariko ntubashe kumva igisobanuro neza cy'ibintu urimo kuvuga. Umuririmbyi yavuze ngo ngende umukristo ndahora ndiwe mu bintu byose ngeze kumva. Ngende umukristo cyose cyanze yewe ngende umukristo umutima kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Haleluya, haleluya. Reka ndakumenyesha ko kugira ngo ube umukristo ari ukubera ko Kristo yazize wowe. Ibyo ngibyo ni byaguhinduye kuba uwa Kristo, niyo byaguhinduye kuba umwana w'Imana. Icyo ngicyo cyonyine nicyo cyatumye ubwawe uvuga ngo njyewe ndi umukristo. Hanyuma kuba umukristo birakwiriye ko hari inzira umuntu wese yagakwiriye gucamo imuganisha kuri Kristo. Haleluya. Nari ndimo mvuga ngo birakwiriye ko hari ibintu tuzinukwa, birakwiriye ko hari ibintu dusiga nk'abakristo tukegera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushakane umwete muzambona. None tugira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kubera ko ibindi bintu byose ni inyungu ziva muri ako gakiza k'Imana. Haleluya. Iyi ni imigisha yo mu gakiza. Kuba uriho, kuba ugenda, kuba urya, kuba wambara, ibi ngibi ni imigisha yo mu gakiza k'Imana. Hanyuma ntekereza yuko mu gihe cyose wemereye Imana ngo ize mu bane, Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu ireba ibyo tutabasha kureba kandi ibizi neza ko ibyo bindi tubikeneye. Haleluya. Biradukwiriye rero kugira ngo twere gufata imitima yacu tuyishyire kure, tuyerekeze ku by'isi. Ijambo ry'Imana ngo tubitse aho ingesi n'inyenzi bitagera. Haleluya. Biradukwiriye ko tubitse mu bwami, tukabitsa mu ijuru. Haleluya. Kugira ngo tubitse mu ijuru nta kindi kintu tuzabitsayo uretse imirimo dukorera mu isi, uretse uko twitwara turi mu isi. Haleluya. Uko witwara nibyo byonyine bizaguhereza umurongo wo kuvuga ngo mu ijuru nanjye nabikije. Haleluya. Nta zindi ngororano dutegereje, nta n'ibindi byiza twavuga uretse kubona Imana Data. Ndaharanira gusigira icyo Umwami Yesu yapfatiye. Ndaharanira gusigira icyo Umwami Yesu yapfatiye. Nzamubona Umwami wanjye, murebeshe amaso yanjye. Z'imigoma y'amahoro, kuko ariyo twarazwahera. Haleluya. Nta kindi kintu twarazwe uretse ingoma y'amahoro. Ndakwifuriza mwene data kuzaba nawe muri iyi ngoma, ukimana ingoma na Kristo, ukabana ibihe byose na Kristo. Haleluya. Mu munezero udasanzwe, ibyishimo bidasanzwe. Amen. Hanyuma birashoboka cyane ko hano haba harimo umuntu utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza we. Nakubeshya waba waracikanwe kugera ku bwami, waba waracikanwe kugera mu nzira itugeza ku Mana. Haleluya. Nashishikariza uwo muntu wese kugira ngo yemerere Kristo aze muri buri byavuze ngo nushaka ko tujyanayo ihane
Ino nawe wisigara. Tugiye gusaba niba harimo umuntu muri twe rw'amutakira Yesu umwami n'umukiza atera intambwe amusange. Kristo niwe wenyine ufite amahoro. Kristo niwe wenyine wadushoboza kugira ngo natwe tuzabone umunezero kandi tuzabone umunezero w'ubugingo. Amen. Hanyuma niba nawe hari turahaguruka twese dusenge twongere dusabe Imana imbaraga. Nta kindi kintu twakishoboza twebwe uretse gusaba Kristo imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zitubashishe gutsinda. Haleluya. Zitubashije gutsinda ikibi, zitubashije gutsinda ingorane, zitubashije gutsinda ikintu cyose cyashobora kwitambika mu nzira yacu kugira ngo tuzabane Imana. Satani yazanye ibyaha by'inyangabiza bugingo mu bantu. Ikintu wowe utahereza imbaraga ariko ugasanga kikubujije ubugingo. Hanyuma nta kindi kintu cyatubashije guhishurirwa n'Umwuka Wera w'Imana. Tugiye gusenga twese. Turasaba Pastor Alexis adusengere. Dusaba Imana imbaraga twese tuhagurutse. Dusaba Imana imbaraga zo kutubashisha kugira ngo tubashe gukomeza kwitegura uko bikwiriye, twitegure ko turi abageni ba Kristo. Hari umuririmbyi umfasha kubabuzi bijya kumfasha tukuririmbane indirimbo yakora ikujyana iba ngo turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujyana umugeni wamwemeye azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujyana umugeni wamwemeye azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Haleluya. Mbere na mbere ndashimira Imana kwemeye ko uyu munsi ngera aha ngaha. Imana ishimwe. Haleluya. Ego amazina yanjye rangije kwivuga nitwa Justine Mbarushimana, ndirimba muri korali Rayo, Presidente y'urubyiruko. Imana iduhane umugisha. Hanyuma nejejwe n'Imana mu mutima ko Imana yemewe yuko uyu munsi nanjye mpagarara aha ngaha nkagabura ibyayo. Imana ishimwe. Twiyemeje kuba abakozi b'Imana, twiyemeje kuba abana b'Imana, gukurikira ino nzira ya Kristo. Nicyo kintu twiyemeje. Hanyuma rero twarabyiyemeje no gushyira amafaranga. Imana ishimwe ko iba yaduhereje inzira zo kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza, kuko ni ukwandikisha turimo turandikisha. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma muri Mariko ibice 13 umurongo wa 31 tugeze ku wa 37. Kakubahageze dusome. Mariko ibice 13 tuhera ku murongo wa 31 tugeze ku murongo wa 37.
ntego y'ijambo ry'Imana yaje mu mutima wanjye no kugira ngo twongere twibukirane ko dukwiriye kuba maso nk'abageni ba Kristo. Haleluya. Dukwiriye kuba maso nk'abageni ba Kristo. Kadusobe mu izina rya Yesu. 34 handitse ngo ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana, keretse Data. Mujye mwirinda, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe akajya mu kindi gihugu, aho abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we, ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari mu mugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa mu museke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose, ni mube maso. Amen. Haleluya. Iri jambo maze iminsi rifasha, maze igihe kinini rigendana, nigeze kurisoma, hanyuma nisomye twari turi mu masengesho y'urubyiruko, numva ribaye rinini muri njyewe ku buryo wenda ntashobora kubisobanurira undi muntu, ariko numva muri njyewe bibaye byinshi. Mu buzima busanzwe twiyemeje gukurikira Kristo, twiyemeza no kugira nta kintu cyabiduteye no kugira ngo tuzabane n'Imana Data.